is Daisy. Muraho mwese nitwa Daisy. I come from China. Nturuka mu Bushinwa. I'm glad to have this chance to share my heart with you. Nishimiye aya mahirwe ntawe yo kuba nabasangiza umutima wanjye. There are people who live isolated lives because they do not like burdens. Hari abantu benshi babaho ubuzima bw'ubwigunge ko baba badashaka ibibavuna. However, there are people who do not have any exchange with others. Ariko ugasanga ni abantu badashaka kuba basangira n'abandi. Instead, they stubbornly exalt themselves and live isolated lives. Ugasanga nibo babaho ubuzima bwabo bwo kwishyira hejuru. I already graduated from university and worked 2 years. Narangije universite ndetse nakoze imyaka 2. Before I became a volunteer, I lived in my way. Mbere yuko mba umukoranabushake nanjye nabagaho mu nzira zanjye. Did everything I liked. Umuntu wakoraga icyo ashatse. I never spoke out my heart with others. Sinigeze ngira uwo nsangiza umutima wanjye. Even though I have some friends. Nubwo nari mfite inshuti. But I never thought making friends is an important thing for me. Sinigeze ntekereza ko kuba nagira inshuti ari iby'agaciro kuri njye. However, after I came to Rwanda, I became a volunteer. Ubwo nabaga umukoranabushake nkaza mu Rwanda. At the beginning, I kept using my way to live. Bigitangira n'ubundi nakomeje kubaho mu buzima bwanjye. As time passed, uko igihe cyagendaga gishira, my heart felt isolated. Umutima wanjye wabayeho mu bwigunge. I found my heart cannot flow with others. Naje gusanga umutima wanjye udashobora gutembera mu w'abandi. Because others' voice couldn't enter my heart. Kuko ijwi ry'undi muntu ntiryashoboraga kwinjira mu mutima wanjye. Also, I never spoke out my heart with others. Kandi nta n'undi muntu nigeze mbwira umutima wanjye. I felt burdened. Numvise bindemereye. I couldn't enjoy my life. Sinashoboraga kwishimira ubuzima bwanjye. So, I started to learn how to share my heart with others. Ubwo nibwo natangiye kwiga uburyo ki nasangira umutima wanjye n'abandi. And learned how to make friends. Niga uko nakora inshuti. Very thankfully, mu mashimwe, I am able to learn the word of the heart here. Nabashije kwiga isi y'umutima ahangaha. And I received many friends. Ndetse nakiriye n'inshuti nyinshi. They care my heart. Zita ku mutima wanjye. And I feel warm so much. Ubu numva susurutse. So I want to tell you. Ubu ndashaka kubabwira. That to have friends and share your hearts with them through many conversations is very important. Kugira inshuti nyinshi ubwira umutima wawe uganiriza ni iby'ingenzi. If you are disinterested in this, mu gihe waba utishimiye ibi ngibi, you will become isolated. Ushobora nawe kuzabaho ubuzima bwigunze. Thank you very much. Ndabashimiye cyane. I will finish by here.